ubu ngubu abantu benshi bamaze guta Imana no kwanga ibintu by'Imana no kwanga ibintu by'insengero kubera ibibi babona mu bakozi b'Imana, aho bakabaye bafatiraho urugero, aho babona nk'abantu b'Imana Imana ivugana nabo direct, babonamo amabi menshi ku buryo bavuga bati si umuntu nimba akora ibi ngibi kandi ari we nizeraga ko akorana n'Imana, howe maye bagata ibintu by'Imana bakigendera. Tugiye kurebera hamwe impamvu n'ikintu umuntu yakora. My lovelies, nitwa Sandrine ndakwakiriye kuri YouTube channel ni muri mushyashya ahangaha, ndakwakiriye kandi munasanzwe. Thank you so much. This is the best YouTube channel in Rwanda. Argue with your keyboards. Thank you. Welcome back to another episode of I Learn You Learn We Grow Together. Okay? Now, ikibazo cyo guta Imana gake abantu benshi bagenda basuzugura ibintu by'Imana bagata Imana, ibintu by'amadini bakabica amazi. Ubu ngubu twese tumaze kumenya ko abapasiteri bakora amafaranga menshi, bateka imitwe hirya hino bakoresheje ijambo ry'Imana bakamanipuletinga abantu kugira ngo bakuremo amafaranga, akaba ariyo mpamvu abapasiteri ari abakire cyane ku rwego rukomeye. Ibi bintu bituruka ku ese ikibazo n'abapasiteri cyangwa ikibazo ni twebwe babakurikira tubitezemo byinshi? What if we have a lot of expectations from them? Bibiliya igaragaza yuko umuntu ari mubi. Icyo kintu kimenye ukamenya ko ari ryo shingiro rya Bibiliya, ntabwo wakomeza kwinubira abakozi b'Imana n'abahanuzi n'abapasiteri n'abadiakoni ngo bakoze ibi ngo byacitse ngo bakoze iki. Basically Bibiliya ishingiye kuri icyo kintu ko umuntu ari mubi. Gukiranuka no gukiranurwa byose ni umurage twahawe. Niba ngo umuntu kuba ari umunyabyaha ni umurage yahawe. Ikibazo gikomeye tugira dutekereza ko uri umunyabyaha kubera ko ukora ibyaha, ariko ntabwo ariko bimeze. Ahubwo uri umunyabyaha kubera ko wahawe umurage wo kuba umunyabyaha. Nimba koko twese dukomoka muri Adamu kuba ari umunyabyaha bivuze yuko natwe twagomba kuvuka turi abanyabyaha. Ntabwo igiti cy'umwembe cyakwera voka, nta nubwo igiti cy'ipapaye cyakwera inanasi. Ntabwo rero umunyabyaha nk'Adamu yari kubyara abakiranutsi, ntabwo yari kubyara intungane. Twese turi abanyabyaha ko ari ikintu kwinheritinze cyangwa se twahawemo umurage. Kuba rero turi abanyabyaha nibyo bituma dukora ibyaha. Nuvuga ngo umurwayi wa sida ashobora kugira ibimenyetso ku mubiri we nk'ibibyimba cyangwa se agafashe imiti neza, kurwara nyine cyane akaremba. Turabizi ukuntu wenda abarwayi ba sida ibimenyetso wenda bagaragaza, cyangwa se nk'umurwayi wa diabete ibimenyetso bari bugaragaze, cyangwa se umurwayi wa malaria ibimenyetso bari bugaragaze. Ariko ntago ibimenyetso bya malaria ari byo twita malaria, ahubwo ibyo bimenyetso bitwereka ko umuntu afite agakoko gatera iki? Malaria. Am I making sense? Natwe muri twebwe dufitemo imbuto y'icyaha, niyo mpamvu twibona dukora ibyaha. Banga kuba warahawe umurage wo kuba umunyabyaha bituma utukana, ugira umujinya, ugira inzika, usambana, wifuza, ugira urwango n'ibindi byinshi cyane utarondora. Okay? Nuko muri twebwe originally turi babi. Gutekereza ko rero umuntu w'Imana atandukanye nawe niho ibintu byose bipfira, cyangwa ko hari uburyo agomba kuba ameze utandukanye nuko umeze, niho expectinga ko umuntu w'Imana umupasiteri agomba kuba we yaravuye mu mubiri akaba ari kukuyobora kubera ko ari mu yindi si cyangwa ari mu wundi mwuka. But it doesn't work like that, does it? Nabo tubabonamo ibyaha, nabo tubabonamo amafuti, nabo tubabonamo kamere zabo nyinshi zitandukanye. Paulo umuntu w'Imana, intumwa y'Imana, Imana yamukoreshaga ibitangaza, agakiza abarwayi, agahagurutsa ibirema. We ubwe yarivugiye ngo ayi Mana we, yariyamiriye, like yariyamira avuga ati Mana we, ninde wankiza uyu mubiri untera ibyaha, uyu mubiri untera urupfu? Nuko yari yirebyemo aritegereza, abona yuko hari ibintu akora nabi, abona yuko agifite ibyaha, abona ko nubwo Imana yamukoresheje ibitangaza byinshi, nubwo afite umwuka w'Imana muri we, nubwo ari intumwa y'Imana, ariko yuzuye kamere, ni umunyabyaha rukukuri. Agera ubwo yiyamira, we nta nubwo yagera aho wiyamira ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Ayo ni amagambo ya Paulo ubwo yivaniye mu kanwa. Icyo ni ikintu kikwereka ko umuntu yaba pasiteri ntabwo bivuze yuko azaba intungane, ko umuntu ari umuririmbyi muri korari ntabwo bivuze yuko nta kosa na rimwe ashaka kugira cyangwa se utazamubona amaskandari. Ntaho atandukaniye nawe, kandi ntabwo bivuze ko kuri ibyo bintu abikora nta mwuka w'Imana afite muri we.
mu by'ukuri iyo byitegereje ubona ko nk'abantu basomye muri Bibiliya, abantu basomye Bibiliya babona yuko mu isezerano rya kera hari harimo uburyo hagaragaza uburyo Imana yarwanye na kamere y'umuntu. Imana ikamuha impamvu yo kuyizera, ariko umuntu agatenguha Imana. Imana igakora ikintu mu Abisirayeli bizera Imana, reka. Imana yagiye ibana n'abantu, ariko abantu bakanga bakayitenguha. Njyewe nitegereje mbona mu isezerano rya kera ni nk'aho Imana experimentingaga cyangwa se yageragezaga ngo irebe ko umuntu yayumvira 100% kandi agakurikiza amategeko yayo. Ariko yaba ari Dawidi yarafeirinze, yaba ari Samson yarafeirinze, yaba ari Indesi Aburahamu yarafeirinze inshuro nyinshi. Nakoze video mvuga uburyo Bibiliya ari cyo gitabo cyanduye cyangwa se kirimo amabi n'urukozesoni rwinshi nasomye mu buzima bwanjye. Uzagende urebe iyo video, okay? Ariko narabisobanuye mu buryo bwimbitse. Mu isezerano rya kera Imana yarwanye na kamere yacu ngo irebe ko twayumvira tukagira kamere yayo muri twebwe tugahinduka, biranga. Niyo mpamvu isezerano rishya ryitwa isezerano rishya. Niyo isezerano rya kera ryaranze cyangwa se ryanze gukora cyangwa se ryarapfuye, therefore batuzana isezerano rishya. Mu isezerano rishya nta hantu hamwe Yesu yashatse kujya kurwana na kamere yacu ngo duhatirize kwizera Imana, ngo duhatirize ibikiboya. Ahubwo ni nka Imana yari imanitse amaboko yavuga iti abantu barananiye ndabaretse, reka mbeho umwana wanjye abapfire, abeho gukiranuka kubw'ubuntu, nta kiguzi na kimwe, nta kondisiyo n'imwe mbatse cyangwa se mbakuyeho. Umuntu nka Paulo yubwe yaravuze ngo ninde wanyiza uyu mubiri untera ibyaha, ninde wanyiza iyi kamere intera urupfu. Dawidi we yavuze ngo iki? Mu byaha nimo mama yambyariye. Kandi imagine mu byaha nimo mama yambyariye, ngo umwana avuka ari umunyabyaha. Akivuka bimwe dutekereza ngo umwana avuka ari innocent, umwana nta kinazi, umwana nta kibazo afite, nta cyaha afite n'umuziranenge. No, Dawidi yavuze ngo mu byaha nimo mama yambyariye, ngo mu bicumuro ngo naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Niyo mpamvu uzabona akana k'amezi 3 kakurakarira kukonsa nka nyina, kakagukubita agapfutsi ku ibere cyangwa kakagushuna. Hari umuntu wamwigishije gukora icyo cyaha? Hari umuntu wigisha umwana kugira umujinya, kurwana, gukurana imisatsi n'ibiki? Hari ubwo ategereza kubyiga ku bandi bana kugira ngo atangiye kubikora, cyangwa automatically we ubwe yisanga arimo arabikora? You see that? Icyo ni ikintu kikwereka ko mu byaha nimo tuvukira, twaremanywe gukiranuka, kamere y'icyaha iri muri twebwe. Niyo mpamvu n'impinja zikora ibyaha whatsoever. Okay? So kwitega mu bantu b'Imana ngo bagomba kuba batekuntu, bagomba kuba badakora ibintu nk'ibi ngibi bikagucumuza, ibyo no kutazi ishusho yawe nyakuri, nuko utazi kamere yawe nyakuri, nuko utekereza ko kamere yawe n'iyuriya bitandukanye. Ariko inkuru nziza ni iki? Nuko Kristo yadupfiriye twese despite who we are. Ititeye kubo turiho, ititeye ku byo dukora, twese muri Kristo twahawe ubugingo buhoraho, twese muri Kristo turabera, twese muri Kristo tuzajya mu ijuru, twese muri Kristo urukundo rw'Imana rwatugezeho. Icyo bigusaba ni ukwizera gusa. Ntabwo ari ukurikiza amategeko, ntabwo ari ukurikira gukora ibyaha, ntabwo ari ukugerageza gusenga cyane no kwiriza no kurara mu butayu. Bigusaba kwizera gusa. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Kugira ngo umwizera atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hasi aravuga ngo utamwizera amaze gucirwaho iteka, ariko umwizera mugende namwe mu byisomere. Okay? Hari amagambo menshi cyane muri Bibiliya atwereka ko Kristo yadupfiriye, atagikeneye imirimo yacu, atagikeneye ibyiza byacu, kuko ngo n'ibyo twakiranutse bimeze nk'ubushwambagara burimo ibizinga. Yesaya 5:1 ntari kwibuka neza. None n'ibyo wita ngo warakiranutse, ngo niyo mirimo nakoze, ndi umukiranutse hanga naragerageje. Imana yita ubushwambagara. Niwo ufata umwenda ukawucagagura ugahinduka ubushwambagara, warenze ugashyiramo n'ibizinga. Niko gukiranuka kwawe kumeze. Kuko no gukiranuka twakiranutse mu maso y'Imana ari ubushwambagara burimo ibizinga. That is how
bad it is. So najya nkubwire ngo ba mu rukundo rw'Imana, umuntu waririmbye indirimbo ngo mbese urukundo rw'Imana rwagereranywa n'iki? ngo n'uwami ikaramu ngo narwandika ngo sinzi ngo nango n'ibyatsi byose ngo nibyuzure. Yari azi icyo yari ari kuririmba. Nta kintu kimwe urukundo rwagereranywa nacyo, kubera ko ni ikintu gikomeye Imana yatanze kandi gitanga ku buntu. Niyo mpamvu baruririmba, niyo mpamvu barucuranga, niyo mpamvu barusingiza. It was a big deal, okay? Nirambye ngo ntugacumuzwe n'abantu, ntugacumuzwe n'ibintu ubona mu bantu. Twese turi babi, nta cyiza ugomba kwitega gishobora kuvamo, nta n'icyiza ugomba kwitega gishobora kuva muri mugenzi wawe cyangwa se muri pasiteri cyangwa se mu diakoni ngo bitume uhunga Imana. Imana idukunda uko turi. Uwo mupasiteri ucira urubanza nawe Imana imukunda uko ari, kandi nawe ubwo Imana igukunda uko uri. You don't have to worry about anything. Gukiranuka nabyo twarabihawe nk'uko icyaha nacyo twabihawe, nacyo twagihawe, okay? Hano mu Baroma ibice 5 umurongo wa 18 aravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko benshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Kuba Adamu na Eva baranze kumvira Imana byaduteye kuba abanyabyaha, ariko Kristo kuko yemeye kumvira Imana akaza kuducunga nabyo byatugize abakiranutsi. Did I say it well? Kuko kutumvira Imana kwa Adamu na Eva byatugize abanyabyaha, yes. Kumvira ko umuntu umwe kwatugize abakiranutsi, okay? Gukiranirwa kwa Adamu kwagize abantu bose abakiranutsi. Ntabwo uri umunyabyaha kubera ko ukora ibyaha, ahubwo uri umunyabyaha kubera ko ni ikintu winheritinze from someone else. No gukiranuka nabyo ni ibintu winheriting. Niyo mpamvu atari ugukiranuka kwawe, ahubwo ni ugukiranuka kw'Imana. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, apana kwawe. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Uko wawe kurapfuye niyo mpamvu ukeneye uko wundi muntu. Iri koti nambaye ntabwo ari iryanjye, ariko uko ndyambaye risa nkaho ari iryanjye. Ni musaza wanjye urinije kubera ko ndi ku kagoroba hano hari imbeho, ariko uko ndyambaye ni iryanjye. Njyewe muri njyewe uyu mupira ni uruhu n'ibindi byose birimo mo imbere, ariko musaza wanjye ntije ikoti ngo ndyambare gutya. Niko na Kristo nawe aduha gukiranuka kwe tukakwambara gutya, okay? Thank you so much. Ndasoreza ahangaha naho ubutaha.